Yesu ashimwe bene data muryango mugari wa Zion Temple Celebration Center, imiryango yacu tuvukamo, tubifurije Noheli nziza n'imiryango yanyu, oho twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi turabifuriza kuzarangiza umwaka mwiza wa 2024 no kuzatangira umwaka mwiza Imana igiye kuduha wa 2025. Tubasabiye umugisha, tubasabiye amahoro, tubasabiye ibyishimo n'umunezero. Imana ibagire neza. Shalom mwese aho muri, ndabifuriza Noheli nziza, ndabifuriza umwaka mwiza wa 2025. Noheli y'ubu iratwibutsa ko Yesu yaje kubana n'abantu. Imana yavuye mu ijuru iza kubana n'abantu. Ndagira ngo Yesu amanuke abe mu nzu yawe, mu kazi kawe, mu gihugu cyawe, mu mugabane wawe. Aho muri mwese abakunzi bacu, cyane cyane umuryango wacu wa Zion Temple Celebration Center ndetse na Authentic Word Ministries. Ndagira ngo mbifurize Noheli nziza aho muri mwese. Ndetse n'abakunzi bacu badukurikira online n'abakristo ba e-church mwese aho muri, kuva muri Afrika, mu Buraya, muri Amerika, muri Aziya no muri Oceania. Mwese mugire Noheli nziza. Ikindi turabifuriza umwaka mwiza wa 2025 uzababera umugisha, uzababere uwo kurenga imbibi, ibyari byarabananije byose muzabitsinde mu izina rya Yesu. Amen. Noheli nziza, Noheli nziza n'umwaka mwiza. Love you.